wabo ni igikarabiro n'ibikarabiro byacu rikomeje rivuga ngo ariko abedomo enetara siriwi Imana izabakubita inkweto mu mutwe. Uwo ni Dawidi wavuze aya magambo ayahishuriwe n'umwuka wera. Dawidi we turamuzi ibintu yakoranye n'Imana. Dawidi yarari mu mugambi w'Imana ariko abantu batawuzi. Iki ni igihe abizera abakristo bagiye kubana n'Imana mu bundi buryo cyane cyane kubayishaka. Dore ko abayishakanye umwete cyane igiye kubiyereka, kuko Dawidi dusomye we yaravuze ngo abone ubwo bagera mu gikombe cyitwa Baka Imana yabo izahahindura ahantu hameze nk'amasoko. Akomeza kuvuga amagambo akomeye. Aravuga ngo kandi imvura y'imihindo izajya cyambika imigisha. Bishatse kuvuga ngo umugisha mwiza ni umugisha ufite ariko ufite Imana, ukiranukira kaba muri etaje ukiranukira Imana, kaba mu y'icyumba na saro ukiranukira Imana, kaba muri Amerika ukiranukira Imana, ukurira indege enetara siri ukiranukira Imana, ukayobora ukiranukira Imana. Urakoze mwami. Icyo nico Imana ishaka. Imana irashaka abantu bayikiranukira. Haleluya, haleluya. Abagenda bayemba tarasiriwi nibo baduteje akaga. Ababikora bitabarimo bateje isi akaga. Kugira ngo beshi babyibuke neza ni wa wundi Imana yakuye ahantu kure. Ibyo ndahamya twarabiganiriyeho. Yakijije uburozi imyaka 9 yose. Subira ku kibitsanyo kuko dore Imana yarakurinze. Rindi nambwe z'ibirenge byawe. Mpamvu yamanuka itagukubise nuko Imana yari gufite kukinyita. Impamvu n'Imana sika wakomeje kubaho wari wahuye n'ibyago n'amakuba nuko Imana yari igufiteho umugambi. Yabonaga kiragihe wari utaratunganya inzira, none Imana iri kuvuga ngo tunganya inzira zawe bigishoboka. Shaka Imana bigishoboka ko ibonwa. Habwira Imana ati Imana nabonye imirindi yawe, numvise imirindi yawe ivuga, ndangije njya kwihisha. Imana iramubaza tese soko wari wambaye ubusa? Yisobanura nabi ngo ni wa mugore wamaye yego washutse. Shatse kuvuga ngo korera Imana udakebakeba, Imana ikugirire neza kuko hari neza y'Imana, ineza y'Imana. Ariko ijambo riratubwiye ngo abamo wabo ni igikarabiro. Abedomu Imana tarasika izabakubita inkweto mu mutwe. Urakoze Mana kuzakubita inkweto mu mutwe abamo wabo. Hari ikintu ahariho twakubaza ijambo ry'Imana kandi ndumva ibihe byinshi mbaza. Nibyo nta kibazo. Navuga ni abamo wabo bari bantu ki? Bari abantu bameze bate? Ubundi dore abamo wabo ni abantu babagome cyane. Ubundi umumo wabo niyifuza ko wakwambara umwenda mwiza. Umumo wabo niyifuza ko wakubaka inzu. Umumo wabo yifuza ko agahato gahora ku buzima bwawe. Kubera ko wumviye Imana. Byishe abantu bavuga ngo bikurikize, ntabwo ariko wabikurikiza. Iyo wumviye Imana abantu baraguca. Hanyuma iyo wumviye abantu n'Imana igira gute? Iraguca. Rero umunyabwenge w'umunyamwuka yumvira Imana, abona barimo barihisha binjira mu myobo, afatwa n'agahinda. Abaza mukuru we, aramubaza ati byagenze bite? Abaza Eliya buti byagenze bite?
ko mbona abisirayeli bari kujya mu myobo, habaye iki? Aramubwira ati n'ubukaka bwawe turabuzi. Aramubaza ati ese bwa butama bwasoye sa wabusigiye nde? Imana iri guhamagara abantu bayo ngo basubire mu muhamagaro, ngo bakore icyo yabaremeye. Imana nishaka ko Satani akwiba iby'agaciro, kuko icy'agaciro ni ubugingo Imana yaguteguriye. Ariko aho kumvira Satani, aho kumvira Imana, uri kumvira Satani. Hari umuririmbyi nakunze cyane, yari ari mu mwuka, yaririmbye ngo abahamya urupfu rwa Yesu nibo barungurutse mumva. Ubundi umumo wabo nakiza abayifuriza umumo. Rero Dawidi yagize abamo wabo. Yego. Nibyo ngira ngo sobanura. Kuko ni Imana yantumye. Dawidi yagize abamo wabo, ariko agira umumo wabo ukomeye bitaga Sawuli. Yari umwami wa Isiraheli. Yego. Kubera ko uyu Dawidi yegereze mikoro vraiment. Uyu Dawidi yego urya yari afite ibibitsanyo byinshi by'Imana. Yego. Ubundi iyo wumviye Imana abantu baraguca. Agira umubabaro mwinshi. Dawidi agera ku rwego arwanira Imana ishyaka, arabaza atari kubundi uriya Mufilisitiya bita Goliyati yaba yarakebwe mu mutima, yaba afite Imana ya Isirayeli, yaba afite umwuka wera, yaba afite icyo yavuganye n'Imana, yaba afite ijambo ry'Imana. Umva nshuti yanjye, niba hari icyo wavuganye n'Imana ibihe bikaba byagukanze, ukaba watewe ubwoba n'ibyo ubona Imana ivuganye nawe, ngo abamo wabo ni igikarabiro, Abedomu Yesu Kristo aje kuba gukubitira inkweto mu mutwe. Nibyo ukimara gusenga navuga ngo tuguhaye ikaze, tuguhaye karibu rwose wisagagure. Hano ni kuri Mushima Uwiteka TV. Murakoze cyane. Nyimara gusenga Imana yavuganye nanjye amagambo akomeye, ariko Imana atemeye ijambo nzanye rifite intego ivuga ngo kumvira Uwiteka biruta gutamba ibitambo. Ni ijambo rigaragara mu gitabo cya Zaburi gice cya 60 n'umurongo wa 10. Hari ijambo rivuze ngo abamo Dawidi yicisha bugufi, ajya kubaza amakuru neza impamvu abisirayeli bari kujya mu myobo. Dawidi kuko yari afitiye ishyaka Imana, yashakaga no kumenya icyabereye mu rugerero cyatumye abisirayeli bagira ubwoba bwinshi. Amenya neza yuko ari Umufilisitiya bita Goliyati wigize akaraha kajyahe, udakorera Imana, utita ku bantu, usuzugura Imana. Agira agahinda kenshi. Dawidi avuga Imana, ahanurira ubuzima bw'abisiraheli. Aravuga ngo noneho ni iki gitumye Umufilisitiya utarakebwe mu mutima ahangara ubwoko bw'Imana. Ageraho yegera Umufilisitiya ageraho avugana na Dawidi. Goliyati ageraho avugana na Dawidi. Dawidi arivuga Imana, angije ajya kwihisha. Imana iramuhamagara. Imana iri kuguhamagara wa mugabo we, ngo va mu mayoga, ngwino yumvire, ngwino ikukoreshe, ngwino yikorera umurimo. Imana iri kuguhamagara. Imana iri kuguhamagara wowe uri kujya mu bapfumu, ngo ngwino uyikorera umurimo. Imana irimo irahamagara, kuko aho Imana yasize bamwe ntabwo ariho iri kubabona. Uburwayi bwakubera ubwedomu, umuntu yakubera urwedomu, ubukene bwakubera urwedomu, urushako rubi rwakubera urwedomu, kutabyara byakubera ubwedomu, kutagira agaciro mu muryango byakubera ubwedomu, kutavugwa neza byakubera ubwedomu. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo imvugo mbihombye uyivuga, kandi
umutego mutindi ushibukana nyirawo. Ndagira ngo nkubwire ngo umugambi Imana igufiteho izawusohoza kuko ivuganye nawe. ngo umwedomu wari ukuri imbere Imana imukubise inkweto mu mutwe. Urakoze Mana. Dawidi yubaha Imana ku rwego rwo hejuru mu buryo abantu batabimukekagamo, mu buzima bubabaye, mu buzima bw'inzitane, mu buzima bugoye cyane. Dawidi ahamya Imana. Dawidi ayoborwa n'umwuka wera, yumvira Imana. Ukwiye kumvira Imana mukobwa wa Isiyoni we. Ukwiye kumvira Imana papa. Bajya inama. Aravuga ngo tujye gutera inaboti y'i Galiladi. Tumenye niba tuzatabaruka amahoro. Wo bita Yehoshafati aramubwira ati mureke dukusanya abahanuzi tubazane tubabwire twumve icyo Uwiteka avugana natwe. Ariko Mana ujye uvugana n'abaguseka. Ariko ma ndagushimiye hari n'icyo ukoze. Nuri mwiza, uri mwiza. Hari ikintu Imana ikoranye nawe ni ukuri kose. Ako kanya bicaye mu ntebe z'ibiganiro nta kindi banzuye. Nuko bari banzuye yuko bagiye guhamagara abahanuzi magane bose b'Uwiteka. Imana irashaka kukurengera. Nubwo wakuyemo inda Imana yakubabarira. Nubwo wibye ibya mirenge Imana yakubabarira. N'uyu mubabarire Mana. Nubwo waba waramenya amaraso Imana yakubabarira. Bose bahanura ibinyoma hasigara umuntu umwe. Umukobwa w'Isiyoni ukijijwe, kizwa. Wubaka urugo rwawe ukijijwe, kizwa. Mu kazi kizwa. Ibyo ukora byose kizwa. Imana ikugirire neza. Imana igukoresha iby'agaciro. Imana igukoresha ibyo imiryango itari yiteze. Imana enima izakomeza kuruhanya n'abana baba. Imana yambwiye ngo mbabwire mwe mutari kuhinduka ni mudahinduka muzatinya, muzashiduka ibyo mwatinyaga. Nk'ibisebo n'ibindi byarangije kubageraho kuko Imana ntabwo izakomeza kubana n'inkozi z'ibibi. Gutumyeho abana bwayira kwisangiye rakubwiye ngo garuka, nubirakubwiye ngo rekeraho. Ikugirire neza kuko igufiteho umugambi mwiza. Ndaje mbasengere Yesu. Urakoze, urakoze Mwami. Iyo turekerayo namva zari ziriye. Umva ukuntu Imana ivuganye na Mose. Nukuri Mose yasengeye mu mutima. Mose agisengera mu mutima Imana iramubwira ngo ni njyewe Uwiteka uvuganye nawe. Yego. Bwira Abisiraheli ubabwire nona bihagararire bareba agakiza. Njyewe Uwiteka ndi bubazane. Kuko Abanyegiputa babona uyu munsi batazongera kubabona ukundi. Bisobanurwa ngo Imana yari izi kigiye gukora rwose mu Bisirayeli. Hari uwaririmbye aravuga ngo dukurikije za karande na za kavukire nta mutabazi nta murengezi ngo twari dufite. Ariko aravuga ngo hashimwe umwami wacu Yesu yari ari mu mwuka wahagobotse yarangiza akaturengera. Undi ndagira ngo nkubwire ngo icyo Imana yagambiriye ku muntu wayo nubwo abantu bakirwanya ntago bazagishobora.
icyo Imana yagambiriye ku muntu wayo nubwo abantu bakirwanya ntago bazagishobora. nk'ubu iyo wasenze Imana iguha ibihe kandi Imana yarengeye ba sogokuruza bacu aba batubanjirije igenda ibana nabo mu rugendo. njya nangazwa n'Imana yiyeretse Mose ubwo yarageze ku nyanja itukura. Abisiraheli ngo barebye inyuma babona amagare n'amafarashi, bakebutse hirya babona imisozi, barebye imbere inyanja itukura, ngo babwira Mose ijambo rikomeye. Baramubwira ati ariko Mose wadukuriye he iki mw'Egiputa? Angayo maso Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo byawe uko ingana. Ni Mumutwe TV. Reka twongeye tubaha ikaze inshuti mudukurikiye aho mugiye muri hose. Birashoboka ko aka kanya waba udukurikiye uri ku mugabane yo yakure cyangwa se udukurikiye, navuga nti ushobora kuba udukurikiye aka kanya uri ku mugabane wa Afurika hano, uri ku mugabane w'Uburayi, uri ku mugabane wa Aziya, umugabane wa Oceania. Aho ni sawa cyane rwose, navuga nti Imana y'amahoro ikomeze kubana nawe. Aka kanya ndi kumwe n'umutumirwa hano, ngiye kumwakira hanyuma atwibwire, namara kutwibwira atugezeho message yaduteguriye uyu munsi, ariko kandi anadusengere arizo kudushyira imbere y'Imana. Aka kanya rero navuga nti ni karibu cyane mutumirwa. Hano ni kuri Mumutwe TV. Murakoze cyane. Babita bande kugira ngo tuze kugendana tuziranye n'abadukurikiye, kugira ngo bataza kuvuga bati se ko atatwibwiye amazina, ubundi ni muntu turi kumwe n'indi. Njyewe sibye ko naherukaga bitewe no masengesho mesi twagiye dusenga. Ugerageza wiyegereze mikoro. Imana twagiye dusenga ivugana natwe. Yego. Twimurino itwambutsa hakurya y'ino. Ariko twaragarutse kandi twagiye dusenga n'ubu turacyasenga. Imana ihimbazwe kandi habwa icyubahiro. Amen. Ni karibu cyane rero. Amazina ni yandi nishimiye Imana Fabrice, ndi umusore. Kugira ngo benshi babyibuke neza ni wa wundi Imana yakuye ahantu kure. Ibyo ndahamya twarabiganiriyeho. Yakijije uburozi imyaka 9 yose n'amezi 3. Ubwo ndumva nabwo bwaba ari ubuhamya burebure kandi tuzagera igihe cyo kugira ngo tubigarukeho. Amen. Tukaba tuje kuganira ijambo ry'Imana aricyo kitwicaje aha. Mudutumira twarasenze dusenga Imana. Imana iratwemerera, Imana ivugana natwe ibintu bikomeye. Niyo mpamvu rero uyu mwanya yego twawufashe nyine kugira ngo twumve icyo Imana ibwira abantu bayo. Yego. Yes. Reka dusenge Imana hanyuma tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana yacu, Imana y'amahoro, Imana ikomeye, Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bigakomera, Imana irebera hose icyarimwe. Twongeye kugushima Mana, izina ryawe niryubahwe. Turakwemereye rero ngo ubushake bwawe bukomeze gukora muri twe. Icyo wadutumye tugisohoze nk'uko wakidutumye. Imbaraga, amavuta bibane natwe. Urakoze kuri kumwe natwe, tubisabye tubyizeye mu izina ry'Uwiteka Imana. Uhereye none ukazageza iteka ryose. Amen. 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 Murakoze cyane. Angayo maso Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo byawe uko ingana. Ni Mumutwe TV. Nibyo ukimara gusenga navuga ngo tuguhaye ikaze, tuguhaye karibu rwose wisagagure. Hano ni kuri Mumutwe TV. Murakoze cyane.
nyimara gusenga Imana yavuganye nanjye amagambo akomeye, ariko Imana atemeye ijambo nzanye rifite intego ivuga ngo kumvira Uwiteka biruta gutamba ibitambo. Ni ijambo rigaragara mu gitabo cya Zaburi gice cya 60 n'umurongo wa 10. Hari ijambo rivuze ngo abamo wabo ni igikarabiro, ni ibikarabiro byacu. Rikomeje rivuga ngo ariko abedomo enetara siriwi, Imana izabakubita inkweto mu mutwe. Uwo ni Dawidi wavuze aya magambo, ayahishuriwe n'Umwuka Wera. Dawidi we turamuzi ibintu yakoranye n'Imana. Dawidi yarari mu mugambi w'Imana, ariko abantu batawuzi. Urakoze Mana. Dawidi yubaha Imana ku rwego rwo hejuru, mu buryo abantu batabimukekagamo, mu buzima bubabaye, mu buzima bw'inzitane, mu buzima bugoye cyane. Dawidi ahamya Imana. Dawidi ayoborwa n'Umwuka Wera, yumvira Imana. Ukwiye kumvira Imana mukobwa wa Isiyoni we. Ukwiye kumvira Imana papa. Mama, ukwiye kumvira Imana. Icyatumye Adamu, icyatumye Eva babona akaga gakomeye, bahura n'inzitane batari biteze, nuko batigeze bumvira Imana. Iyo usomye Itangiriro ubona ukuntu mu mafu ya Nimusi enetara siriwi Imana yazaga kubasura, kuko yari izi neza aho yari yarabasize. Ikiza cy'Imana yaduhaye igihugu cy'amata n'ubuki, iduha n'inshingano kuko idukunda, itubwira aho dutuye ko turi abashyitsi, turi n'abimukira, itubwira ko atariho iwacu, itubwira ko iwacu ari mu ijuru, itubwira kugira ngo tuve mu iyi si, kugira ngo tugere mu iryo juru. Icyo dusabwa itubwira n'icyo tukwiye kugenderamwo, tubwira n'icyo tukwiye kuzuza. Atarasiriwi abagabo b'iki gihe kuzuza icy'Imana ivuga byabananiye. Abasore b'iki gihe kuzuza icy'Imana ivuga byabananiye. Ukwiriye kuzuza icy'Imana ivuga. Iravuze ngo ni mwere imbuto mukiranuke ibindi byose. Enitarasiriwiri mando ya sika izabibongerera amafaranga, irayatanga. Nukiranuka enita siriwi utayafite izayaguha. Bakora inshingano mbi, banezeza umwanzi ubanga, kuko mu mafu ya Nimusi ubwo Imana yabagendereraga, umunsi umwe yaje kubagenderera, hari mu kabwibwi, hari nimugoroba ije kubagenderera, sanga bakoze icyaha gikomeye, sanga barenze ku nshingano, sanga bashutswe na Satani. Satani arimo arashuka abantu kwiba, bakakomeza bakabikora. Satani ari gushuka abantu gusambana, bakakomeza bakabikora. Satani ari gushuka abantu kubeshya, bagakomeza bakabikora. Kandi Yesu ari kuvuga ijambo rikomeye, arimo aravuga ngo hanze hazaba imbwa, enima n'abarozi n'abakunda kubeshya, barangiza bakagira gute, bakabikora. Abo bose Imana nibatayumvira ngo bakore ikibasaba, bazajya hanze, kuko Imana ivuga ijambo yarangiza ikarinda n'uwo yaribwiye kugira ngo irisohoze. Icyo Imana ivuga no kugikora izagikora. Ariko ivuganye nanjye, irantumye ngo mubwire ngo iracyagufitiye imbabazi n'impuhwe nyinshi.
ku mugoroba w'akabwibwi Imana irabagenderera nkuko yari isanzwe ibagenderera. Ngo bita Adamu yumva imirindi y'Uwiteka igenda arangije ajya kwihisha. Imana iramuhamagara. Imana iri kuguhamagara wa mugabo we ngo va mu mayoga, ngwino yumvire, ngwino ikukoreshe, ngwino uyikorere umurimo. Imana iri kuguhamagara. Imana iri kuguhamagara wowe uri kujya mu bapfumu ngo ngwino uyikorere umurimo. Imana irimo irahamagara kuko aho Imana yasize bamwe ntabwo ariho iri kubabona. Imana iri guhamagara abantu bayo ngo basubire mu muhamagaro, ngo bakore icyo yabaremeye. Imana nishaka ko Satani akwiba iby'agaciro, kuko icy'agaciro ni ubugingo Imana yaguteguriye. Ariko aho kumvira Satani, aho kumvira Imana uri kumvira Satani. Hari umuririmbyi nakunze cyane yari ari mu mwuka, haririmbye ngo abahamye urupfu rwa Yesu nibo barungurutse mumva. Aravuga ngo ariko ubwo Yesu yamaraga kuva mumva, hanyuma yagiye hehe? Yagiye mu ijuru. Aravuga ngo ariko tuzanezerwa cyane mu ijuru. Aravuga ngo tuzaririmbana n'abera. Aravuga ngo tuzambikwa ikuzo mu mwurwo rukundo. Aravuga ngo namarira enetara wirima azaba mu ijuru. Hinduka kugira ngo utazarira, kuko hari ibihano enita bizaba ku nkozi z'ibibi. Ariko akomeza kuririmba, araririmba aravuga ngo harimo abakunze n'ubutunzi bwo mu isi bakaburutisha ubw'ijuru. Aravuga ngo dukwiye gukunda ubutunzi bwo mu ijuru kurenza uko twakunda cyane ubutunzi bwo mu isi. Bisobanurwa ngo icyo Imana ishaka ku buzima bwawe nicyo ukwiriye gukora. Imana ikibahamagara, ndagira ngo tugere ku intego y'ijambo ubundi dusenga Imana. Imana ikimuhamagara ngo arangije arayitaba, ariko ntabwo yari araho yamusize, yari yahimutse, yari yagiye, kubera ko ubwiza bw'Imana bwari bwamuvuyeho. Iyo utihanye uri umunyacyaha, ubwiza bw'Imana bukuvaho. Kugira ngo ubwiza bw'Imana bukomeze kubane nawe, nuko ugomba enimanda sika guhorana nayo, kumvira umwuka, ukagwiza urukundo, nibwo Uwiteka azajya anezezwa n'imirimo yawe. Urakoze Mana, uri kumwe nanjye. Haleluya. Urakoze Jesus, urakoze ko nicyo kivuze. Imana iramuhamagara ngo Adamu urihe? Adamu arayitaba. Bibaye byiza wakwitaba Imana ugasubira ku muhamagaro, ugasubira ku kibitsanyo, kuko dore Imana yarakurinze. Rindi ntambwe z'ibirenge byawe. Impamvu yamanuka itagukubise nuko Imana yari igufite ku kinyita. Impamvu enimanda sika wakomeje kubaho wari wahuye n'ibyago n'amakuba, nuko Imana yari igufiteho umugambi. Yabonaga kiragihe wari utaratunganya inzira, none Imana iri kuvuga ngo tunganya inzira zawe bigishoboka. Shaka Imana bigishoboka ko ibonwa. Iki ni igihe abizera abakristo bagiye kubana n'Imana mu bundi buryo, cyane cyane kubayishaka. Dore ko abayishakanye umwete cyane igiye kubiyereka, kuko Dawidi dusomye we yaravuze ngo abone ubwo bagera mu gikombe cyitwa Baka, Imana yabo izahahindura ahantu hameze nk'amasoko. Akomeza kuvuga amagambo akomeye. Aravuga ngo kandi imvura y'imihindo izajya cyambika imigisha. Bishatse kuvuga ngo umugisha mwiza ni umugisha ufite, ariko ufite Imana, ukiranukira kaba muri etaje ukiranukira Imana, kaba mu y'icyumba na saro ukiranukira Imana,
ukaba muri Amerika ukiranukira Imana, ukurira indege enetarasiri ukiranukira Imana, ukayobora ukiranukira Imana. Urakoze mwami. Icyo nico Imana ishaka. Imana irashaka abantu bayikiranukira. Haleluya, haleluya. Abagenda bayemba tarasiriwi nibo baduteje akaga, ababikora bitabarimo bateje isi akaga. Ariko Imana yavuganye nanjye mu ijambo rikomeye, iravuga ngo tugarukire aho. Tugarukire Uwiteka. Nabonye numvise imirindi yawe, imirindi ndangije njya kwihisha. Yari yumvise ivuga, Imana ivugana nawe kuko yarabwiye Imana ngo kuko nabonye ko nambaye ubusa. Imana iramubaza ati niki cyakubwiye ko enetarasi wambaye ubusa? Aho ni wakoze kimwe nakubujije. Umva ikintu Imana igukeneye. Imana ikeneye ko uyumvira. Imana ikeneye kuyumvira ugahinduka. Dore iragukunda, dore umugambi wayo waje ku buzima bwawe. Urakoze Yesu. Haleluya. Benshi barahindutse. Ndabona benshi bahinduka. Ndabona benshi buzuza umwuka wera. Ndabona hari abantu ushubije ku rufatiro. Ndabona usenye tarasiri ibihome by'abadayimoni kuri benshi. Nuhimbazwe mwana. Habwira Imana ati Imana, nabonye imirindi yawe, numvise imirindi yawe ivuga, ndangije njya kwihisha. Imana iramubaza ati suko wari wambaye ubusa? Yisobanura nabi ngo ni wa mugore wamaye. Yego. Washutse. Ushatse kuvuga ngo korera Imana udakebakeba, Imana ikugirire neza kuko hari ineza y'Imana. Ineza y'Imana. Ariko ijambo riratubwiye ngo Abamowabu ni igikarabiro, Abedomu Imana tarasika izabakubita inkweto mu mutwe. Urakoze Mana kuzakubita inkweto mu mutwe Abamowabu. Hari ikintu hariho twakubaza. Ni ijambo ry'Imana kandi ndumva ibihe byinshi mbaza. Nibyo nta kibazo. Navuga ni Abamowabu bari bantu ki? Bari abantu bameze bate? Ubundi dore Abamowabu. Abamowabu ni abantu babagome cyane. Ubundi umumowabu niyifuza ko wakwambara umwenda mwiza. Umumowabu niyifuza ko wakubaka inzu. Umumowabu yifuza ko agahato gahora ku buzima bwawe. Ubundi umumowabu ntakiza abayifuriza umuntu. Rero Dawidi yagize Abamowabu. Yego. Nibyo ngira ngo sobanura. Kuko ni Imana yantumye. Dawidi yagize Abamowabu, ariko agira umumowabu ukomeye bitaga Sawuli. Yari umwami wa Isiraheli. Yego. Kubera ko uyu Dawidi yagereze mikoro vraiment. Uyu Dawidi. Yego. Urya. Yari afite ibibitsanyo byinshi by'Imana. Yego. Ubundi iyo wumviye Imana abantu baraguca kubera ko wumviye Imana. Kubera ko wumviye Imana. Byishe abantu bavuga ngo ubikurikize, ntabwo ariko wabikurikiza. Iyo wumviye Imana abantu baraguca. Hanyuma iyo wumviye abantu n'Imana igira gute? Iraguca. Rero umunyabwenge w'umunyamwuka yumvira Imana. Kuko iyo wubashye Imana, Imana irakubahisha. Iyo wumviye umwuka ukayoborwa n'Uwiteka, ukagendera mu nzira ze, agutegeka za buri munsi, akwagura mu mikorere, akwagura mu buryo bw'umwuka. Inzira zawe arazigorora.
ibitashobokaga arabishobora kuri wowe bigashoboka. Haleluya. Bisobanurwa ngo kumvira Imana ni amahirwe akomeye ku muntu wumvira Imana. Dawidi rero agira umwedomu uvanzemo umwowabu w'umwami bitaga Sawuli, amwanga cyane ko Imana yari imaze kumukoresha ibintu by'ubutwari byinshi. Imana yari imukuye mu ishyamba, ubwo yicaga idubu, ubwo yicaga intare, ageraho se Yesaya amutuma mu rugerero, amutumye kuri bakuru be baramwanze, bakuru be batamwemera. Kubw'urukundo Dawidi yakundaga bakuru be n'umurimo w'Imana n'ishyaka ryinshi Imana yari yashyize muri we, arabasanga, asanga habonetse icyo bita intambara. Abisiraheli bari bagize ubwoba, batinya umufilisitiya bitaga Goliyati, wari ufite imbaraga nyinshi, warwanyaga ubwoko bw'Abisiraheli mu rwego rwo hejuru. Maze Dawidi ngo aramuhangara n'akabuye keza cyane kamukubita umuhumetso kumwita Pito. Dawidi kugira ngo amuhanga, bundi Dawidi kubera ko yari afite umwuka wera, yicishaga bugufi, yego, kandi yagiraga ishyaka. Nukuri. Ikindi cya kabiri, yari afite imbaraga z'uburyo bwose. Bibiliya iravuze ngo kari agasore kakagenda gato. Ikindi cya kabiri, yari afite umwuka wera, icyo bita umwuka wera w'Imana, wari umurimo kabisa. Yari afite by'ingenzi. Noneho areba Abisiraheli kandi bwari ubwoko bw'iwabo, abona barimo barihisha binjira mu myobo, afatwa n'agahinda, abaza mukuru we, aramubaza ati byagenze bite? Abaza Eliya buti byagenze bite? Ko mbona Abisiraheli bari kujya mu myobo, habaye iki? Aramubwira ati n'ubukaka bwawe turabuzi. Aramubaza ati ese bwa butama bwasoye sa wabusigiye nde? Dawidi yicisha bugufi, ajya kubaza amakuru neza, impamvu Abisiraheli bari kujya mu myobo. Dawidi kuko yari afite ishyaka Imana, yashakaga no kumenya icyabereye mu rugerero cyatumye Abisiraheli bagira ubwoba bwinshi. Amenya neza yuko ari umufilisitiya bita Goliyati, wigize akaraha kajyahe, udakorera Imana, utita ku bantu, usuzugura Imana. Agira agahinda kenshi, agira umubabaro mwinshi. Dawidi agera ku rwego arwanira Imana ishyaka, arabaza atari ku bundi uriya mufilisitiya bita Goliyati yaba yarakebwe mu mutima, yaba afite Imana ya Isirayeli, yaba afite umwuka wera, yaba afite icyo yavuganye n'Imana, yaba afite ijambo ry'Imana. Umva nshuti yanjye, niba hari icyo wavuganye n'Imana, ibihe bikaba byagukanze, ukaba watewe ubwoba n'ibyo ubona, Imana ivuganye nawe ngo Abamowabu ni igikarabiro, Abedomu Yesu Kirisitu aje kuba gukubitira inkweto mu mutwe. Uburwayi bwakubera ubwedomu, umuntu yakubera urwedomu, ubukene bwakubera urwedomu, urushako rubi rwakubera urwedomu, kutabyara byakubera ubwedomu, kutagira agaciro mu muryango byakubera ubwedomu, kutavugwa neza byakubera ubwedomu. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo imvugo mbihombye uyivuga, kandi umutego mutindi ushibukana nyirawo. Ndagira ngo nkubwire ngo umugambi Imana igufiteho izawusohoza, kuko ivuganye nawe ngo umwedomu wari ukuri imbere Imana imukubise inkweto mu mutwe. Dawidi arivuga, avuga Imana, ahanurira ubuzima bw'Abisiraheli. Aravuga ngo noneho ni iki gitumye umufilisitiya utarakebwe mu mutima ahangara ubwoko bw'Imana? Ageraho yegera umufilisitiya ageraho avugana
na Dawidi Goliyati agira aho avugana na Dawidi. Dawidi arivuga avuga Imana aravuga ngo waneranye icumu n'agacumu, ariko nge sindi buguterana icumu n'agacumu, ndagutera mu izina ry'Uwiteka ingabo ya Isiraheli, Imana data wasuzuguye uyu munsi irakungabiza, ndaguca igihanga, ndakubagira inyamaswa n'ibisiga byo mu kirere. Uyu munsi biramenyekana ko muri Isiraheli harimo Imana. Goliyati nawe agira ngo ni ibisanzwe, ariko Dawidi yari yizeye icyo yavuganye n'iki? N'Imana. Nicyo cyatumye Imana iha umuhanuzi ukomeye Mikayi ibintu bikomeye. Mikayi yagira gukura abandi babuze. Mikayi yagenderaga ku ijambo ry'Imana abandi badafite. Mikayi yagendeye ku cy'Imana imushakamo. Bibiliya iravuze ngo umwami wa Isiraheli n'uwo bita Yehoshafati nawe w'umwami, ngo bacaye ku ntebe y'ikiganiro baganira iby'ubwami. Yehoshafati ari kuganira n'umwami, aramubwira ati ko ngiye gutera inayoti y'i Galiladi, waretse tukagisha Uwiteka inama tukamenya icyo Imana ishaka ku buzima bwacu. Abantu benshi aho kugira ngo bamenye icyo Imana ishaka ku buzima bwabo, barimo barajya gushaka amakuru mu bapfumu, barimo barajya gushaka amakuru mu bindi bizira. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo wasenze Imana nijoro uryamye yaguha amakuru. Wasenze Imana mu gicuku cya nijoro, Imana yakwiyereka. Wasenze Imana, Imana yakorana nawe ibyo utari witeze, kandi icyo wabonaga nk'ikibazo Imana yakibyazamo igisubizo. Bajya inama, aravuga ngo tujye gutera inaboti y'i Galiladi tumenye niba tuzatabaruka amahoro. Uwo bita Yehoshafati aramubwira ati mureke dukusanye abahanuzi tubazane tubabwire twumve icyo Uwiteka avugana natwe. Ariko Mana ujye uvugana n'abagusenga. Ariko Mana ndagushimiye, hari n'icyo ukoze, nuri mwiza, uri mwiza. Hari ikintu Imana ikoranye nawe, ni ukuri kose. Ako kanya bicaye mu ntebe z'ibiganiro, nta kindi banzuye, nuko bari banzuye yuko bagiye guhamagara abahanuzi magane bose b'Uwiteka ngo baze bahanure, bumve nibatera inayoti y'i Galiladi niba bazatabaruka amahoro cyangwa se niba batazatabaruka amahoro. Ngo batumize ibisonga bijya kuzana abahanuzi. Abahanuzi baraza baba nk'abakora inama ngo bumve icyo Imana ivuga, kuko bari bagiye mu ntambara, bari bagiye gutera inayoti y'i Galiladi. Ngo bose bahuza icyo bita ikinyoma, bitewe n'uko ni Imana siriwi. Aba bagabo barebeye ubushobozi mu bahanuzi, ntabwo bigeze barebera ubushobozi mu Mana yabo. Bahuza umugambi, bose bahanura ibinyoma. Umwe yarahanuye aravuga ngo nutera inaboti y'i Galiladi tubonye uzatabaruka amahoro. Bose 400 barangira bahuza ikintu kimwe. Yehoshafati abwira umwami w'Abisirayeli, aramubwira ati ariko se
ubundi ko tumenye ko tuzatabaruka amahoro, abahanuzi b'Uwiteka bose barangiye. Undi ati ntago bararangiye, hasigaye umuhanuzi umwe bamwita Mikaya, ariko ndamwanga. Nge narinje kukubwira ngo kizwa, nukizwa benshi bazakuvaho, ariko hari n'abandi muhwanije gukizwa uzabana nabo. Kizwa umukobwa w'Isiyoni ukijijwe, kizwa wubaka urugo rwawe ukijijwe, kizwa mu kazi, kizwa ibyo ukora byose, kizwa. Imana ikugirire neza, Imana igukoresha iby'agaciro, Imana igukoresha ibyo imiryango itari yiteze. Hari uwaririmbye aravuga ngo dukurikije za karande na za kavukire, nta mutabazi nta murengezi ngo twari dufite, ariko aravuga ngo hashimwe umwami wacu Yesu, yari ari mu mwuka wahagobotse, yarangiza akaturengera. Imana irashaka kukurengera. Nubwo wakuyemo inda, Imana yakubabarira. Nubwo wibye ibya mirenge, Imana yakubabarira. N'uyu mubabarire Mana. Nubwo waba waramenye amaraso, Imana yakubabarira. Bose bahanura ibinyoma, hasigara umuntu umwe, umuntu w'Imana, umuntu wirinze gusambana, umuntu wirinze gusinda, umuntu wirinze kubeshya, umuntu wirinze inzangano zo mu mutima. Nawe bamutumaho, nawe ibisonga bikimugeraho by'umwami, namubwira ati abahanuzi bose bahanuye ukuri, bahuje ukuri, nawe turakwinginze, nawe uvuga ukuri, uvuge ko nibatera inaboti y'i Galiladi bazatabaruka amahoro. Enetarasiriwi. Urakoze Mana yanjye. Mikaya ahamya Imana ye. Imana izatanga ingabo nyinshi zizapfa ku bwawe. Imana izatanga ingabo nyinshi, wowe uririmba, wowe mubana akakunaniza. Imana izatanga ingabo nyinshi, wowe baca intege ngo bivemo. Humura, Imana izatanga ingabo nyinshi. Wowe wabuze urubyaro, Imana izatanga perasti for the mini, izatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe, zizapfa ku bwawe. Ahamya Imana aravuga ngo icyo Imana iri buntegeke gukora, Mekayi ndi bugikore. Ako kanya baravuga ati nta kundi, baramujyana, bamushukashuka, bamubeshyabeshya, kuko Imana yagira ngo igaragaze ukuri. Imana yagira ngo igaragaze abanyabinyoma. Imana yagira ngo igaragaze ingaga. Nutareka uburyarya bwawe ngo wubake urugo rwawe wa mugore we, Imana iraza kukugaragaza mu muryango washatsemo, kugaragaza no mu muryango uvukamo, kuko ntabwo Imana enima izakomeza kuruhanya n'abana baba. Imana yambwiye ngo mbabwire, mwe mutari kuhinduka nimudahinduka muzatinya, muzashiduka ibyo mwatinyaga. Nk'ibisebo n'ibindi byarangije kubageraho, kuko Imana ntabwo izakomeza kubana n'inkozi z'ibibi. Gutumyeho abana, bwayira kwisangiye, rakubwiye ngo garuka, n'ubu irakubwiye ngo rekeraho, ikugirire neza, kuko igufiteho umugambi mwiza. Ndaje mbasengere Yesu. Urakoze, urakoze Mwami. Angarambaso Yesu, niwe gisubizo
ibibazo byawe uko bingana. Ni Mushimu Uwiteka TV. Mana nziza, Mana y'ubuntu bwishi, Imana igira neza, urakoze kuvuganye natwe ijambo rikomeye, ukaba uvuze ko mu gihugu cy'u Rwanda indaya 108, Mana we nuhimbazwe, uzigarutseho, uzihaye ububyutse benshi cyane, dore barahindutse. Mana nushimwe kubagiriye neza, ukoranye nabo iby'ubutwari, dore amashimwe abaye menshi. Urakoze Mana ko wiyerekanye mu mpande zitandukanye, ndabona ubikoze. Urakoze kubikoze, ni mu izina rya Yesu, amen. Ubundi ndagira ngo nkubwire ngo icyo Imana yagambiriye ku muntu wayo, nubwo abantu bakirwanya ntago bazagishobora. icyo Imana yagambiriye ku muntu wayo nubwo abantu bakirwanya ntago bazagishobora. Nk'ubu iyo wasenze Imana iguha ibihe kandi Imana yarengeye basogokuruza bacu, aba batubanjirije, igenda ibana nabo mu rugendo. Njya nangazwa n'Imana yiyeretse Mose ubwo yarageze ku nyanja itukura. Abisiraheli ngo barebye inyuma babona amagare n'amafarashi, bakebutse hirya babona imisozi, barebye imbere inyanja itukura. Ngo babwira Mose ijambo rikomeye, baramubwira ati ariko Mose, wadukuriye he iki mw'Egiputa? Iyo turekerayo ntamva zari ziriye. Umva ukuntu Imana ivuganye na Mose. Mose yasengeye mu mutima. Mose agisengera mu mutima, Imana iramubwira ngo ni njyewe Uwiteka uvuganye nawe. Yego. Bwira Abisiraheli ubabwire nona bihagararire bareba agakiza, njyewe Uwiteka ndi bubazanire. Kuko Abanyegiputa babona uyu munsi batazongera kubabona ukundi. Bisobanurwa ngo Imana yari izi ikigiye gukora rwose mu Bisirayeli. Mushiki wanjye, uwo murimo watangiye wawukora gutawukunze, wawukoranaga agahinda n'amarira menshi. Kw'Imana igufiteho umugambi, Imana iravuze ngo iragutabaye, ongera umwete, komeza uyubahe, usome ijambo. Wowe wari warananiwe, unanijwe n'isi, Satani yari yarayigutegeyemwo, wowe wahuraga n'agahinda kenshi, ndavugana n'aba bantu Imana inumyeho. Irambwiye ngo dore kuyubaha nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha ni ukujijuka. Irambwiye ngo komeza inzira, ntucike intege, uyizere, uyisenge. Imana gufiteho umugambi ukomeye, niyo mpamvu Imana ikunumyeho. Nshuti yanjye, nshuti y'umusaraba, mwene data, ubundi umugambi w'Imana ndagira ngo nkubwire ko atari uw'ejo. Reba kuba wanumiye, narinzi ko nje kubwiriza. Yego. Ariko Imana ihise inyobora kuyo gusengera abantu, kandi amashimwe azaba menshi mu rwego rwo hejuru. Natwe ubwacu tuzabimenya, niko Imana ivuze. Yego. Natwe ubwacu tuzabimenya, kuko ubuhamya nta kintu Imana igikora ngo kiyoberane. Wapi? Urakoze Yesu. Haleluya, haleluya. Hari uwaririmbye aravuga ngo shatse kugukurikira Yesu. Yego. Ariko aririmba igitero gikomeye, aravuga ngo nubona hagize icyaza. Yego, icyaza kikanesha inzira,
kikayintesha asaba Imana aravuga ngo uzaza uce iyo migozi uzaba ushaka kuboha iki umutima. Aba bantu 108 Imana iciye imigozi y'ubuzima bubi, y'uburetwa Satani yari yarabashyizemo, yari yarabateziyemo mw'iki gihugu cy'u Rwanda. Urakoze Mana. Reka ikiganiro cyacu komeza. Wowe nushimye Imana mu mutima? Shimye Imana cyane kubwuko hari ibyinshi Imana ikoze, kandi shimye Imana kubwira ijambo wo kubwiye message wari wageneye abakunzi bacu bari bategereje bavuga bati wa muntu ko tutamuheruka yabagahe cyangwa se abahehe. Ntabwo ari njye wabageneye, ahubwo mbwira uti hashimwe Imana yaguhaye umwanya ukaza yego ugasohoza umurimo wayo mu bantu. Yego uko njyewe Nowa hararimbye ati inkuge rero Nowa buriya rero urandyewe hari ikintu nakubwira. Nowa mw'iyisuzi ko hari abantu bameze nka Nowa. Yego ubundi yumaze gukizwa rwose. Nowa ajya kuririmba mw'indirimbo ya 38 ngo Nowa kukiwubaka iyo nkuge kandi utuye imusozi kandi n'amazi ahari. nta mazi ahari. Nowa ijambo yababwiye yaravuze ngo n'Uwiteka wagize gute wabivuze ko abagizi ba nabi bose bazamarwa n'iki n'amazi. Bishatse kuvuga ngo urugamba rw'umukirisitu cyangwa se intambara umukirisitu arwana, umukirisitu mwiza urwana intambara nziza n'urwanira intambara zo mu mwuka. Haleluya. Satani we akorera mu mwuka akaba yakorera no mu mubiri. Kuko hari igihe gutumaho umuntu mwivuganira visa kagira ngo ni urukundo. Naho Satani yagize gute? Yaguteye. Dushimye Imana rero ko ikigambira ibasha no kugisohoza. Reka twenda kugera ku musozo, navuga ni birashoboka ko aka kanya hari udukurikiye afatiyeho aka kanya akavuga ati ese aba bantu bariho baganira kuki. Nagira ngo ugaruke kuri message uyu munsi wari watugeneye kugira ngo tugere ku musozo. Ubundi message nari nabagenye y'uyu munsi kuko nabanje gusenga Imana inyemerera ko nza, ariko sinzi icyo narinzanye. Ahubwo iyo ngeze aho Imana inumye mvuga icyo Imana inegetse kuvuga. Ijambo twarihaye teme ivuga ngo kumvira Uwiteka biruta gutamba ibitambo. Kumvira Uwiteka biruta gutamba ibitambo. Yes. Okay. Bivuze ngo kumvira Uwiteka byinjiza umuntu muri Kanani n'isezerano. Yego. Ari nayo mpamvu twaririmbye uriya muririmbyi uvuga ngo abarungurutse mu mva ya Yesu nibo bahamya urupfu rwe. Tukaririmba tukavuga ngo amaze kuva mu mva hanyuma yagiye mu ijuru. Ubundi iyo utumviye Imana wumvira abantu ndetse na Satani. Yego. Kandi iyo wumviye Satani Imana iraguca. Wakumvira Imana, iyo wumviye Imana abantu baraguca. Iyo wumviye Satani sinsobanura neza. Iyo wumviye Satani ukanga kumvira Imana. Yego. Imana iguca mu bana bayo. Yego. Kuko uburu wa so Satani. Kereka ugihe wemereye Imana, Imana ikaza muri wowe.
rero iyo abantu baguciye kuko wumvira Imana ubu uri umunyamahirwe, ugiye kubura umunyamahirwe. rero birakwiye ko nge nawe ndetse n'abandi bose twumvira Imana, abantu bashaka bakaduca kuko nabisobanuye. Ndavuga ni kutura muri etaje utumvira Imana ntacyo byakumarira. Kugenda mu ndege utumvira Imana ntacyo byakumarira. Kugira business nziza ikomeye utumvira Imana ntacyo byagufasha, kuko naho wahurira n'amahoro Yesu aha abantu be. Umuririmbyi we yararirimbye aravuga ngo ntabwo agira akagero ntarondoreka. Yego. Kandi ikintu navuga, iyi Mana yacu ifata ibintu bidashoboka, yego, ikabibyaza ibishoboka kandi by'imbaraga. Bishatse kuvuga ngo nidusenga Imana ntacyo tuzayiburana. Haleluya. Ibyo dukeneye byose kwifuza kwacu izakuzuza, iguhaze icyo tutabonaga ako kanya, kuko tuyize kandi kabizi icyo dukeneye kizaza. Yego. Rero birakwiye ko twumvira iki Imana. Yes, reka dusabe rero udushyira imbere y'Imana kandi usengere abari badukurikiye aho baherereye hose mu migabane igiye itandukanye, umugabane wa Aziya, umugabane wa Afrika, umugabane wa Oceania ndetse n'umugabane wa Amerika. Amen. Tubasengere dusoza. Dusoza. Ni byiza y'Imana nk'uko igutumye. Abantu bibaza hari ibyo Imana iba yavuze, abantu ntibabashe kubyumva neza. Rero tugize ibihe byiza, wabonye ko twayobowe n'Umwuka Wera, kandi dushimiye Imana ko yadushoboje. Kuri nimero wadukeneraho ari impuguro ukeneye, cyangwa se natwe waduhugura, kuko naho umuntu yagera atakenera impuguro, wakwandika 078 74 312 34, cyangwa ukandika 079 4 720 26 4. Imana irabakunda, Imana ibahereza umugisha, Imana ikoze ibikomeye hagati muri mwebwe. Icyo isabye nge nawe nuko dukura ibishimwa mu bigawa. Reka dusenge Imana, Imana ikomeze itwiteho cyane. Mana nziza, Mana yacu, Imana y'urukundo, Imana y'imbaraga, Imana y'impuhwe nyinshi, Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bigakomera, Imana irebera hose icyarimwe, Imana itabeshya. Turagushimiye, turaguhimbaje. Icyo wadutumye nicyo tuvuze, kandi wabanye natwe, kandi ukomeje kubana natwe. Ngaho rero ububyutse ushize hagati muri twe, twabwakiriye Mana. Reka Uwiteka ukoreshe imbaraga nyinshi, umwuzuro wawe ugaragarire muri wowe enimanda siri wiri, kugira ngo amashimwe akomeze kuba menshi. Rengera abanyarwanda, rengera abanyamahanga, rengera abantu bose Mana bakwizeye. Kora iby'imbaraga mu buzima bw'abantu, kuko Satani akomeje gukora amanywa nijoro. Dore atuye mu isi ngo anyage bamwe, arimbura abandi. Tanga ubwenge bwinshi, kuko ari kuvuze. Uravuze ngo nitugushaka tukakushakisha umwete, Uwiteka tuzakubona. Rero duha imbaraga zo kugushaka, duha imbaraga
zo kugusenga, duha imbaraga zo kugukiranukira, twigishe, dore turi injiji, kuko injiji urazemera, kuko uvuze ngo hari ibyo uzahisha abanyabwenge ubisobanurira abaswa. Injiji ishatse kuvuga Mana ni abantu bose bicisha bugufi mu gihe icyo ari cyo cyose, kuko wavuze ko uzicisha bugufi, kuko uri Imana ishyira hejuru kandi uri Imana ikura hejuru. Uwiteka uwicishije bugufi wese ukomeza kumushyira hejuru. Umwuzuro wawe niwuzure nk'uko wawugambiriye mu bantu bawe mu mpande nyinshi zitandukanye, twese Uwiteka kuzuzwe n'amashimwe uteguye mu mitima. Ariko urakoze ko Uwiteka nta kintu na kimwe utazamenyesha intore enima tarasiri wirimando yasika zigutakira ku manywa nijoro, kuko uravuze nibyo Mwami ngo ntabwo wabikora, ntabwo wazirangarana, kuko uzifiteho umugambi ukomeye. Ni twebwe rero amahirwe ahari ni uko abenshi nibumva icyo ubabwira, amagambo yawe naba muri bo, ikindi Mana nawe uzaba muri wowe, icyo bazasaba cyose, kuko uri Imana itananiwe, kuko uri Imana ishoboye, uzakibahereza. Iyo upfumbatuye ikiganza cyawe uhaza ibyaremwe byose. Ndasenze cyane kuko unyeretse abantu bababajwe n'ubuzima, badafite imikorere, baha imikorere, tanga ibyo gukora mu Banyarwanda. Urakoze Mana kubikoze. Ndi kubona abantu bari mu buzibuzi bw'uburetwa, Uwiteka ubahinduriye icyerekezo, ubahaye kunezerwa, indirimbo z'amashimwe zuzuye Uwiteka imitima. Urakoze ko amashimwe abaye menshi, kandi igihe cy'ububyutse nk'iki ukaba ukiremye mu bantu. Urakoze ko n'imvura ya rukokoma pelastifoni mini wirisiri abazabana nawe bakakwiringira, ntabwo iyo mvura mu izina rya Yesu Kristo yo mu gihe cy'umwaka izabageraho. Ndagushimiye, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya. Twavuga duti wowe warudukurikiye aho warurereye hose, twavuga duti ciao nawe Fabrice, twavuga duti Imana y'amahoro ikomeze kubana nawe, kandi imigisha y'Imana ikomeze kubana nawe. Nitwongera kugukenera tuzakubone. Murakoze cyane, namwe Imana ibahereze umugisha. Amen. Anga amaso Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo byawe uko bingana. Ni Mushimu Uwiteka TV.